wanze gukora ibyo wamubwiye ngo amavuta aramenetse, uwakubeshye ngo amavuta aramenetse, wa mugani ayo mavuta yanyu muyatwara muke? Muyatwara mu kadobo karangaye, muyatwara mu ibase, muyatwara mu ngunguru zitagira imipfundikizo? Mwagiye mutwara amavuta yanyu aho muyapfundikira kugira ngo ibiyakoma bitaza kuyamena? Mwebwe muyobewe inzira murimo, ahubwo ikibabaje ni uko uba ubyiyitirira ayo mavuta nta nayo uba ufite. Abantu bafite ayo mavuta mu rwego rwuzuye bazi no kuyarinda. Ni umuntu wabanye na Kristo kandi azi inyungu zo kubana na Kristo mu buryo bwuzuye. Nashakaga kukubwira ko Paulo mu buryo bwuzuye budasubirwaho azi Kristo, azi kuba mu isi ariko azi no kuba mu by'ubugingo uko bimeze. Azi imyanya iryoshye yo muri guverinoma, murabizi ko niwe wafataga icyemezo cya nyuma, niwe wateraga akashe ku mwanzuro wa nyuma igihugu kigahita kiwubahiriza. Hanyuma rero azi uburyo kuba muri guverinoma ufite icyubahiro n'amaesikoti biryoha, ariko azi n'uburyo kubana na Kristo ukababazwa uzira Kristo, azi ukuntu nabyo biryoha. We yaravuze ngo nahisemo kubabazwa ku bwa Kristo. Ahita avuga gusoni igihe turi kugeramo ni igihe umurangi umucwezi bameze nabi. Isi yobowe n'ikinyoma, isi tuye hejuru y'umwijima. Isi kugira ngo ugire icyo uyiboneramo nuko igomba kubanza ukayipfukamira, ugakoza ivi hasi, ukayoboka imbaraga y'umwijima. Nuko Satani yabigenje. Noneho rero abera twebwe kugira ngo tuyange, tuyiforuse, donc tuyirejete, twange kuba abayoboke bayo, nuko bazanatwica kugira ngo imigambi yabo isohore. Uko tuba turi kuvuga ijambo ry'Imana, bo baba bari kubangamirwa nuko turi kumenasa ibikorwa byabo, akaba ari nabyo bituma batugabaho ibitero bigiye bitandukanye, ariko umwami Yesu akagenda dukiza ayo makuba muri byose. Rero bene data bakundwa bavandimwe, ndagira ngo mbabwire bamubambye bamucuritse, Barutimayo babashushiyeho uruhu nk'ihene, babashyira ku gasozi, ibimugu birabarya, bapfashize iminsi irenga 3 bari mu buribwe bababara, banga kwihakanira izina. Abandi babagaburiye intare zishonje, abandi babakereje ingero, barabakerera amajosi agwa hariya. Abandi babatwikiye muri stade, bakakumenaho benzine, bakakumenaho essence, bakakumenaho mazutu, bakagutwika ukarinda ushya, nk'uko ugashiramo ukiri kuvuga indimi. Aba Stefano babicishije amabuye, aho kugira ngo yumve uburibwe bw'ibuye ngo akabona ijuru rirakingutse, akajya yuzura umwuka. Mwene data mukundwa, ibyo bihe n'ubundi natwe bitugezeho. Mwibuke ibyabaye kuba kera, natwe bitugezeho. Muhumure yatangije umurimo, ni nayiza usohoza. Yes, reka mushimire kandi mwikaze muvandimwe mwene data muri Kristo Yesu. Wowe dufatanije urugendo rujya mu ijuru, uhabwe umugisha w'Imana. Waba uri mu Rwanda cyangwa uri mu mahanga, ndagusuje kandi musabiye umugisha w'Imana Kristo atanga. Ndabasuhuje abantu bari mu Bubiligi, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese muhabwe umugisha n'Imana. Abantu bo muri Canada, ariko abantu bo muri Canada ubundi byagenze gute? Arya ari umukanadiye tuvugana. Abantu bo muri Canada, wake up. Mukanguke bana. Ubwo mise nibaza mudukurikira mucecetse, ariko ndashaka ko muvuga nyene, nimuvuge basi ni havuga umwe abambasaderi cyangwa ambasadrice wibuye rizima muri Canada. Koko muraceceka mwese. Yes, reka hazuza abantu bari mu Bufaransa, abantu bari mu bihugu rero bigiye bitandukanye biri mu mugabane wa Afrika. Nyamara mujye munatwandikira muri commentaire unatubwira uti ndi muri iki gihugu ndagukurikira. Basi tumenye ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugenda bugera ahantu hatandukanye. Nzanye ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, ikubiyemo ubutumwa bwawe. Biragusaba kuryumva, ukaryumviriza, ukaryitaho, kandi ngusabye umugisha w'Imana. Nizeye ko umeze neza. Niba utameze neza ihangane, uyu munsi byaba bibi ariko ejo byanaba byiza.
ntabwo tuzahora tubabaye, ntabwo tuzahora turira. Uhumure, umwami wacu Yesu ahari kugira ngo buri kimwe cyose agende akigenza neza. Kandi uhumure, nukuri ubuzima niko bumera, ni imvange y'ibyiza n'ibibi bigendana. Izere rero ko bizamera neza, kandi nawe umeze neza gerageza kubifashamo abatameze neza, kuko today is me but tomorrow is someone. So you have to improve your life. So rero reka mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ngende masengesho Hitimana Innocent, hani ku Ibuye-Rizima TV. Mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 8 n'umurongo 25. Twumve iki jambo ry'Imana rivuze. Titire y'ijambo iravuze ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? 25. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa marayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaza, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe. Iri ni ijambo ry'Imana riri kuza ritubaza ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Yesu ijambo rye ni ryiza, rirarema, rizana ubuzima. Petero yaranditse aravuga ngo niba warasogongeye ukamenya ko uyu mwami Yesu agira neza, mwegere, kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe rihinduka iry'igiciro cyinshi. Uyu mugabo uri kuvuga ibi bintu nakwibutsaga ko ni umugabo wize, ufite ubwenge, ufite impamya bumenyi, wari ufite umwanya ukomeye mu gihugu, warenganyaga abantu b'Imana pinga ibya Yesu. Ariko aho Yesu yaje kumufatira, naho yaje kumumenyera, yaravuze ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, kuronka ubutunzi bukomeye, aribwo kumenya Yesu Kristo nk'umwami wanjye. Bishatse kuvuga ngo gutunga Yesu Kristo ntabwo byagereranywa no kuba perezida wa repubulika. Gutunga Yesu Kristo mu mutima, haleluya, mu buryo bwuzuye, apana ibyo byawe bya pirate, ubona n'ikibero cy'umukobwa ukakigurana ubutunzi bukomeye wita ko bukomeye wari ufite. No, jamais. Ni ukuvuga ngo gutunga Yesu Kristo wa nyawe muri wowe, nk'uko Paulo yari ari muri Kristo na Kristo akaba muri we, nk'uko n'abandi bera bose bari muri Kristo na Kristo akaba muri wo mu buryo bwuzuye. Ntabwo wabigereranywa no kuba perezida wa Amerika, ntabwo wabigereranya no kuba nkuriya muherwe, arya nindera, muherwe wa mbere ku isi bamwita gute? Iron Musk, ni Elon Musk maybe. Noneho ntabwo wabigereranywa n'ibyo. Gutunga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni ubutunzi butagereranywa, butagira akagero. Ni ibintu byiza by'umumaro, bituma umuntu uri muri Kristo Yesu, kuko aba yarabaye icyaremwe gishya, agira ubundi buzima n'ibindi byiyumviro, akanezerwa akiri mu isi, kandi ubuzima bwe buhinduka umunezero gusa, kuko akiri mu isi Yesu amuha amahoro. Kandi amahoro Yesu aduha ntabwo agendera ku bwinshi bw'ibyo dutunze, ahubwo kubera nyine ubwo butunzi butagira akagero tuba dufite muri twebwe, bituremamo amahoro atemba nk'uruzi, ya yandi umushonje agira, urengana akayagira, ya yandi umuntu agira no mu bihe bishishana. Umwami Yesu yakuzuze, nanjye yanyuzuze mu izina rya Yesu. Rero uwo muntu ufite Kristo nk'umwami n'umukiza we, aba afite ibyiringiro by'uyu munsi n'ahazaza. Uyu Paulo rero ni umuntu wabanye na Kristo, kandi azi inyungu zo kubana na Kristo mu buryo bwuzuye. Nashakaga kukubwira ko Paulo mu buryo bwuzuye budasubirwaho azi
azi Kristo, azi kuba mu isi ariko azi no kuba mu by'ubugingo uko bimeze, azi imyanya iryoshye yo muri guverinoma. Murabizi ko niwe wafataga icyemezo cya nyuma, niwe wateraga akashe ku mwanzuro wa nyuma, igihugu kigahita kiwubahiriza. Hanyuma rero azi uburyo kuba muri guverinoma ufite icyubahiro n'amaesikoti biryoha, ariko azi n'uburyo kubana na Kristo ukababazwa uzira Kristo, azi ukuntu nabyo biryoha. We yaravuze ngo nahisemo kubabazwa ku bwa Kristo. Ahita avuga ngo none niki cyantandukanye n'urukundo rwa Yesu narangije kumenya. Aravuga ngo mbese ni ububabare, ese ni inzara, ni ugusonza, ni ukwambara ubusa, ni inkota se, ni ukubabazwa, ni ukurenganywa, ni iki se, ni intambara, ni uburebure bw'ikijyepfo se, ni ubw'ikijyakuzimu, ni abamarayika se baturutse mu ijuru. Aravuga ngo niki? Aravuga ngo oya, nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu warangije kumenya Kristo ntabwo ashobora gutandukanywa na Kristo nuko abonye ikibero cya muka Potifari. Ntabwo yatandukanywa na Kristo nuko abonye ikibero cy'umugore utazi kwambara. No, ntabwo yatandukanywa na Kristo nuko abonye umugore w'umwibone, babandi Bibiliya ivuga ngo bafite iminwa itonyanga ubuki. Oya, ntabwo watandukanywa na Kristo nuko ubonye amafaranga atari ayawe, ari ahantu wayiba ntibamenye ko ari wowe wayatwaye. Ibyo ntabwo byadutandukanya na Kristo. Ntabwo watandukanywa na Kristo no kubaka inzu nyinshi muri Kigali. Ntabwo watandukanywa na Kristo no gutunga iby'ubutunzi bwiza. Aravuze ngo ahubwo usibye n'ibyo biguzi mwama, niyo wamfatira inkota ku gakanu ukavuga ngo nutamwihakana ndarica. Aravuga ngo ubwo butunzi burakomeye, ubwo bushuti buri muri Kristo Yesu buraremereye ku buryo ntashobora gutandukana n'umwami wanjye. Ese mwene data, wowe ukunda Kristo kugeza ku ruhe rwego? Ndagira ngo nkwibutse ko uyu Paulo yavuze ibintu yanakoze. Yarakubiswe kenshi azirira izina, arafungwa amara imyaka n'imyaka muri gereza azirira izina, ariko yanga kurizibukira. Ubwo wowe umugore wawe akubwira nabi, ubwo buntu ukabufasha ku ruhande. Umugabo yataha yirakaje, ubwo buntu bwa Kristo ngo ukabufasha ku ruhande, ngo ukakarambika hasi ngo mukabanza mukabonana. Ariko se buri uburambitse ko usanzwe ufite nta kuba usanzwe ufite ndugu yangu. Tujye tuvugisha ukuri pe. Utwo tuntu wumva ngo umuntu ankuye mu gakiza, ngo uriya ngo umuntu ngo ameneye amavuta. Wa mugani se ayo mavuta yawe bamena, ubona umuntu wiyambariye nabi, wambaye nabi, wambaye ubusa ngo amavuta akameneka. Wabona wambaye ibihengamye ngo amavuta akameneka. Umuntu yavuga undi yagira gute ngo wakuvuze, ngo wakugize gute ngo amavuta aramenetse. Wanze gukora ibyo wamubwiye ngo amavuta aramenetse, uwakubeshye ngo amavuta aramenetse. Wa mugani ayo mavuta yanyu muyatwara muki? Muyatwara mu kadobo karangaye, muyatwara mu ibase, muyatwara mu ngunguru zitagira imipfundikizo. Mwajye mutwara amavuta yanyu aho muyapfundikira kugira ngo ibiyakoma bitaza kuyamena. Mwebwe muyobewe inzira murimo, ahubwo ikibabaje ni uko uba ubyiyitirira ayo mavuta nta nayo uba ufite. Abantu bafite ayo mavuta mu rwego rwuzuye bazi no kuyarinda, bazi no kuyapfundikira, nta kintu cyayamena. Paulo we yaravuze ngo n'inkota ntiyayamena, aravuga ngo n'inzara ntiyayamena, n'ikibero cya muka Potifari nticyayamena, n'ikofi y'umugabo ufite ikofi byibushye ntiyayamena, na Benz Mercedes ntiyayamena. Aravuga ngo oya, no kujya muri Amerika na visa na perime ntibyayamena, no kwicarana na perezida muri presidence ntibyayamena. Paulo aravuga ngo nta kintu na kimwe cyabasha kuyamena, cyabasha kunandukanya n'urukundo rw'Uwiteka. Ntabwo ari umugore wanjye nashatse, si abana nabyaye. Aravuga ngo ahubwo ngo nubwo batwica tukaba tugereranywa n'intama z'imbagwa, ariko nubwo batwica tukaba tugereranywa n'intama z'imbagwa. Mu yandi magambo, udufashe wese agiye kutwica atuzizira izina, nta tegeko ribimubuza, nta tegeko ribimubaza. Utwishe wese amere nk'ubaza agatama ke. Aravuga ngo ariko ibyo nta kibazo bidutwaye, turushishaho kuneshwa n'uwadukunze. Haleluya, ari we Yesu Kristo. Ngo kuko tumenye neza ko nta kintu na kimwe mu biriho byadutandukanya n'urukundo rw'Uwiteka. Nagira ngo nkubwire ngo uyu Paulo uvuze ibi yarabihamije, arinda ubwo bamuhagarika mu ruhame bamukizaho agakanu, babazana agashoka baramubwira ati na n'uyu mwanya. Aravuga ati nzamuhamya kugeza gupfa. Bamukizaho agakanu bakoresheje agashoka. Paulo arinda ataha
ijuru nta kimubujije kugira gute kubana n'urukundo rwa Kristo. Ariko abarokore b'iyi minsi mfite ubwoba, ndi kwibaza akarengane. Nongere mbabwire ko aho itorero ryatangiriye nta niho rizasoreza. None ko itorero ryatangiye mu buribwe rigatangira mu bubabare, mwiteguye ko namwe ububabare ba Petero bagize namwe muzabugira? Petero bamubambye bamucuritse, Barutimayo babashushiyeho uruhu nk'ihene, babashyira ku gasozi bimugubira barya bapfashize iminsi irenga 3 bari mu buribwe bababara, banga kwihakanira izina. Abandi babagaburiye intare zishonje, abandi babakereje inkero barabakerera amajosi agwa hariya, abandi babatwikiye muri stade bakakumenaho benzine, bakakumenaho essence, bakakumenaho mazutu, bakagutwika ukarinda ushya, umwuka ugashiramo ukiri kuvuga indimi. Aba Stefano babicishije amabuye aho kugira ngo yumve uburibwe bw'ibuye ngo akabona ijuru rirakingutse akajya yuzura umwuka. Mwene data mukundwa, ibyo bihe n'ubundi natwe bitugezeho. Mwibuke ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho. Muhumuri yatangije umurimo ni nayiza usohoza. Aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Aho hera. None hari igitero bavuze, nihangane ijwi ryanjye ntago rimeze neza, ntago wavuga ubutumwa ngo naririmbe bipfe kujyana. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, barundwaho amabuye babateka mu mavuta, babonaga ijuru riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Abo bera aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Haleluya. Reka indirimbo z'ububirwa babakundisha iby'ubutunzi bw'isi. Twaririmbaga indirimbo nziza z'amazamuka zikumbuza abantu ijuru, zikangisha abantu ibyaha, zikabakumbuza ijuru. None indirimbo z'ubu niyatugiriye neza, yaratuzahuye, yaradutabaye, azadutabara, azabana natwe, azica Goliyati, ngo ibiki n'ibijyana. Numvishe baririmba ngo biriya bigabo kugatukana mu ndirimbo kandi wita ngo ni za gospel. Ubwo se Bibiliya subwo. Anyway, rero reka mbabwire icyo nashakaga kubabwira bene data. Nta kintu na kimwe gikwiriye kudutandukanya n'urukundo rw'Uwiteka. Bari abanyamahirwe babaciye ibihanga, abandi babateka mu mavuta, abandi barundwaho amabuye, ngo babonaga igihe kiri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Ndongera guteguza bera kugira ngo mbabwire ngo mwongere mufate kagakiza k'umwimerere, kakandi kabategura ukumva kushikamye mu byo wizeye, ku buryo naho bakwica ijosi ryarinda rivaho bakarita hariya utihakanye umwami wawe. Kuko nibitamera bityo Yesu Kristo ntago muzaba muri we. Yaravuze ngo umuntu nashaka kunkunda yiyange yikorera umusaraba we ankurikire, kandi ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko utabwitaho cyangwa ubwanga ku bwanjye azabubona. Ni ukuvuga ni ukwiyanga tugakurikira Yesu, kandi ntidutinye ibitwica. Yaravuze ngo kuko kubica byo bazabica, hari nabo bazica ngo mu masinagogi no mu nsengero, bakabicira mu maguriro ahantu hose, ngo kandi uzabica azajya yumva koze neza rwose. Aravuga ngo ariko ntimuzagira ubwoba, ahubwo muzishime munezerwe nimubona bari kubagambanira babica, kuko ingororano zanyu zizaba ziri kwiyongera mu ijuru. Aravuga ngo umugaragu ntaruta shebuja, ibyo nagiriwe namwe bazabibagirira. Bamaze ngo ubwo se bizagenda gute? Arabaza ngo mwe mubibona mute? Iyo mubona babigenje gutya igiti kikiri kibisi, ubwo kizaba cyumye bizacura iki? Bene data bakundwa, nagira ngo babwire ngo isi ntidukunda. Igihe turi kugeramo ni igihe cya Antikristo, igihe turi kugeramo ni igihe cya Illuminati, igihe turi kugeramo ni igihe cya Freemason, igihe turi kugeramo ni igihe
umurangi, umucwezi bameze nabi. Isi iyobowe n'ikinyoma, isi ituye hejuru y'umwijima. Isi kugira ngo ugire icyo uyiboneramo nuko igomba kubanza ukayipfukamira, ugakoza ivi hasi, ukayoboka imbaraga y'umwijima. Nuko Satani yabigenje. Noneho rero abera twebwe kugira ngo tuyange, tuyiforuse, donc tuyirejete, twange kuba abayoboke bayo, nuko bazanatwica kugira ngo imigambi yabo isohore. Uko tuba turi kuvuga ijambo ry'Imana, bo baba bari kubangamirwa nuko turi kumenasa ibikorwa byabo, akaba ari nabyo bituma batugabaho ibitero bigiye bitandukanye, ariko umwami Yesu akagenda dukiza ayo makuba muri byose. Rero bene data bakundwa bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko ejo bundi bidatinze murabona abantu batangiye kwicwa hanze mu bihugu byo hanze, byo mujya mubibona uburyo bafata abakristo bagacukura icyobo kinini bakabataba ari bazima, bakabataba bareba n'amaso yabo, bakabataba baseka, kandi abantu baseka rwose bumva bari gukora ibintu byiza, bagahamba abantu ari bazima ngo kuko bavuze Kristo. Ibyo natwe bizatugeraho kuko ibyanditswe bigomba gusohora. Bene data bakundwa, ibi byose biri kuba muri kubibona mute? Iyo mubona gufungura akabari ari ubuntu, gufungura amaroji ahantu basambanira ibiki byose n'ibyo bintu byose by'ibintazi hari ubuntu, ariko gufungura urusengero akaba ari miliyoni 2, ugashaka abantu 1000 bagusinyira, ukagira ibiki n'ibiki, muba muri gutekereza iki? Ibi byose hari igihe yaba ari integuza y'ikindi kintu twebwe tutari twamenya. Icyo nashakaga kubabwira nk'abera ngo mbakangure, nagira ngo kwizera kwanyu gukomere, kwizera kwanyu gushikame, kwizera kwanyu kudacogora, kwizera kwanyu gukomere kutanyeganyega. Mumenye ibyiringiro byanyu, barokore, musome Bibiliya, musenge, mwuzure imbaraga z'umwuka wera, kuko mudashobora kwemera imibabaro yose iboneka muri iyi nzira ijya mu ijuru no guca mu nzira ifunganye mutuzuye umwuka wera. Icyatumye abakera babibasha nuko bari buzuye umwuka wera wabashobozaga, kandi uwo mwuka Yesu yaramutanze, nawe wemereye kumwuzura. Icyambere, abika ijambo ryawe mu mutima, kuko Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Bika ijambo ry'Imana mu mutima, nurangiza usenge, wuzure umwuka wera, ubaze Imana inzira, ugisha Imana inama, iguha amakuru, ubundi ubuhagaze ukomeye. Kuko bari abantu nubwo byababagaho babizi ko birababaho, barangije no kubyitegura, babibwiye imibiri yabo n'ubugingo bwabo bwabyakiriye, ndetse barangije no kubitsa roho zabo mu biganza bya Kristo. Biradukwiriye ko nge nawe tumera gutyo rero, kuko ibizaza byo ntago tuzabihagarika. Reka musabire umugisha w'Imana, musabe nuko wabitekerezaho, urebe agakiza kawe nimba gakomeye, cyangwa se nimba ari agakiza ko uzanwa n'imbere ya Yesu nuko wabonye amanyagura imitsima. Hari abantu bafite agakiza kuko Yesu yamanyaguye imitsima ngo bukeye baza bose, bumvishe izo nkuru baraza. Hari abantu bazanywe n'imitsima kwa Yesu, ariko hari n'abandi baje bazi icyo bashaka. Nimba udafite umuhamagaro w'imitsima rero, nagira ngo nkubwire ngo komera shikama. Kandi niba ufite umuhamagaro w'imitsima, nagira ngo nkubwire ngo hindura sije, ibintu byakomeye, hindura dosiye, kugira ngo uzabashe gukiza ubugingo bwawe. Kuko ibigiye kuza ubugingo kububona nuko ubuhandura mu mahwa, nukwemera iyo mibabaro wabyanga nyine ugatandukana n'ubugingo. Mwene data, nakwifurizaga ko woweho umwami Yesu yagukomeza kugira ngo udacogora. Reka nkureke utekereze urwego rw'agakiza ufite, ugishe Imana inama icyo ukwiriye gukora kugira ngo agakiza kawe gakomere, kandi usome Bibiliya, umenye ibyanditswe, bibike mu mutima ngo udacumura kuri Kristo. Hanyuma kugira inama y'ibihe bije uko uzifata, kandi kubw'imbabazi ze nabona utazanabishobora azanagucyure kare. Nuko umuntu apfa nkabona muri kurira, mukagenda mukambara imipira, mugashushanya amafoto y'uwapfuye, mukirwa murira. Ujye wirira, Yesu yarababwiye ngo mwiririre mwene urubyaro rwanyu, ariko muririra ngo arapfuye. Buri umuntu wapfuye kwirwa umuririra nuguta igihe rwose. Ega amarangamutima y'abantu aradufata kuko tugira emosiyo ko turi abantu, ariko burya wakaririye umuntu wapfuye arimbutse, ariko umuntu wagiye mu ijuru mujye mumuhaha, mujya kumushyingura mwishimye, amakorari azana ibyuma bacurange, abantu babyine bishime, kuko baba bashyingiye mu ijuru. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka atiye baruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Ubundi se kuba muri iyi si, iyi ni isi y'imiruho yuzuye
akaga kandi birangira umuntu ayanduriyemo cyangwa ayihumaniyemo yayitinzemo. Nawe ahubwo mwifurije kutazatinda mu gihe cyose Uwiteka yaba abona ko gutinda kwawe kuzakubuza ubugingo, azakwara ubutahe kare. Reka ngusabire umugisha w'Imana, ugende utekereze kuri buri kimwe kandi Umwami Yesu agufashe gufata umwanzuro mwiza. Ndagushimiye Mwami Yesu, unshoboze njyewe ubwanjye kandi ushoboze n'aba badukurikiye kugira ngo dufate umwanzuro mwiza kandi duhabwe umugisha n'imbaraga kugira ngo tuzabashe kunesha ibyo bikomeye bije. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu n'urukundo no gufashwa n'Umwuka Wera gubane n'abera bose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, muhabwe umugisha n'Imana. Shalom.